Ibintu biteye urujijo kandi biteye ubwoba buri muntu wese aba yibaza mu yandi magambo ni ibintu bikanganye ibintu bitanu biteye urujijo byibazwa na buri muntu wese kwisi buri muntu wese ukiri muzima ukituye kwisi umubumbe cyatse mu mubumbe w'isi twese twisanzeho uriho byinshi bitangaje ndetse n'ibyo benshi tubona ariko nta busobanuro tubifiteho mu yandi magambo rero aho niho abemera bakunze guhita bimwe cyase bakunze guhita bimwe babyita ngo nama yobera matagatifu menya rero sasa ibintu bitanu bitavugwaho rumwe n'abatuye isi ariyo bwa ibyo bihura nayo mayobera matagatifu reka duhere ku cyambere ikintu kijyanye n'ibivejuru cyase bivejuru bitanu ni Arians ni myamigama Arian ni interuro ikunzwe guterwa na cyase ikunze guterwa na benshi kwisi bavuga ko ibi biremwa bituruka ku yindi mibumbe iri mu isanzure gusa abantu benshi yo bumvise iri jambo bagwa mu rungabangabo kubera ko bataba babisobanukiwe neza ndetse abahanga bavuga ko ibivejuru bifite ubwenge kuruta ubwa Mwene Muntu ndetse hari n'abakomeza babihuza ngo n'abamarayika ngo kandi bagira bati ngo nabamarayika ngo baheze ngo mu kirere ngo baje ngo bakagera mu kirere ngo ni babamarayika ngo bahindutse ngo abadayimoni ngo baraje ngo bahera mu kirere benshi bakavuga ko ngo aribo baturuka ngo yunguye mu isanzure hejuru mu kirere ngo bakamanuka ngo bakitwa ngo kari Arians abantu benshi babivuga mu buryo bwinshi butandukanye abandi bakavuga ko ari bituruka hanze y'isi mu yandi masiyade cyangwa mu yindi mibumbe yindi bevuga mu buryo butandukanye niyo mpamvu rero bihinduka amayobera matagatifu kuri bamwe sasa mu byukuri reka tujye ku cya kabiri ngo umwaku ni ijambo rikunze kugarukwaho na benshi muri twebwe twemera umwaku yani magambo rero muri twebwe twemera umwaku ko ubaho abandi bakabihakana gusa mu bushakashatsi bw'inzobere zivuga ko ngo biba kuri ku muntu byose aba ari we uba yabigizemo uruhare sasa renga umunyabwenge cyangwa umunyabugenge ubita ngo ni Sir Isaac Newton ari ati action equal reaction yaragize ati action equal reaction yemera ko ibyo ukoze ari ibyo bikugarukira yandi magambo hari buri n'ababihuza mu buryo bwinshi bujya butandukanye sasa ni mu byo reka tujye ku cya gatatu amafaranga bivuga ko abantu bayakuri kuzimu yandi magambo amafaranga bivuga ko abantu bakuri kuzimu benshi rero dukunze kwibeshya ko hari abandi bajya ikuzimu bakazana amafaranga cyese kuzana igifurumba cy'ibifaranga byinshi gusa bamwe babifata nk'ibidashoboka kuko abandi bakabaho cyangwa bakabaho mu rujijo bitewe n'icyo kintu ese koko haba hari wishimiye kwiyambura ubuzima kubera ubukene niba ntawe rero niba ntawe se kuki atajya ahantu kuzana amafaranga nani magambo kuki ubukene bukwica ukabuzi ko hari ahantu nk'ikuzima agenda ukapfura ibifaranga byinshi ukabutabizana nayo ngo bironde mu kotomoni yawe cyase ko banki ya nahasigaye ukire utunganirwe ese mu byukuri nawe wishimiye ubukene mu byukuri rero ni kenshi abantu tumara igihe tuvuga ngo hari abantu bakura ubutunzi cyangwa se izindi mbaraga ikuzima ese mu byukuri hari uwasanze kubaho mu buzima bwawe hari uwasanzwe cyangwa hari wanze kubaho mu buzima bwiza yandi magambo none se ahantu haba amafaranga kuki abajura batarakika cyangwa kwiba ngo cyangwa bahagiri bakajya bajyayo nk'uko buryo saza mu by'ukuri rero ibi nabyo bikomeje kuba inshobera mahanga reka tujye ku kintu cya kangahe cya gatanu nicyo bita Area 51 yamuneka ndabashishikariza mugende mukore ibiganiro byinshi nakuze ku iki kintu kijyanye na Area 51 bitewe nuko bafite ibiganiro byinshi bivuga kuri Area 51 n'ubusobanuro bwabyo n'ibindi ndetse n'ibijyanye na za Bermuda byose nagiye mbivugaho ahubwo icyo musabwa no kugenda mugascrollinga mukareba amavideo yose ari munsi yose ko nayo bakurema video menshi amavideo agera hafi muri za magana n'amavideo kaba hafi muri za magana ne bazibye video kuntu byose byingana sizo video zose mwarazikurikira video zose zikabaka muri hafi magana ne gutyo sasa mu byukuri rero ndabasabye mugende mu scrolling mu bibi ko ni video byinshi birimo amagambo menshi atandukanye ndabizi ko muzangirwa sasa reka tugere sasa ku ikintu cya kane
cha Area 51. Aka gace rero bivuga ko gaherereye mu butayu bwa Nevada, nako rero ni kimwe mu bintu biri kwisi bitera benshi kuvuga cyase kuvugishwa bikavugisha benshi. Rero hakunzwe kuvuga ko haba ibivejuru ko ari nabyo bifasha Amerika kugira ubuhangange n'ubuhanga buhambaye. Sasa gace ka Area 51 bikunzwe kuvuga ko Armstrong bikunze kuvuga ko ari Armstrong ariho bamujyanye bakamufotora, bikavuga ko rero ari we muntu wagiye ku kwezi bwa mbere, nyamara atari byo, ahubwo ngo yari ari ukuri ubutaka buteye urujijo. Mu by'ukuri rero binavugwa ko ubu butaka butuweho n'ibivejuru, ndetse ibi bivejuru ari byo bifasha Amerika kugira ikoranabuhanga ry'ikirenga. Ariko ku rundi ruhande rero wakwibaza ute kuki byifashisha kuki bitayifashije ngo ikore 5G murandasi n'ikigo cya 5 igiye cya 5G igiye gushyira isi mu kaga kubera amahari cyasa amashari n'ibiki byose ari hagati y'Abashinwa ndetse na Amerika n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Reka tujye ku cya gatanu, icyo bitamo ni Triangle de Bermuda. Ibyo bitamo Triangle de Bermuda, aka gace nako ntikavugaho rumwe ndetse na benshi ko Triangle de Bermuda ni agace gaherereye cyasa n'agace gaherereye mu nyanja ya Atlantika. Aha rero ni ahantu hakunzwe kuburirwa ibintu byinshi nk'ubwato bw'intambara ndetse n'indege. Sasa mu ntangiro byarabanje kuba urusobe, kuko n'abantu bajyaga gukora ubushakashatsi nabo bahitaga baburirwa irengero, mu yandi magambo bikarangira gutyo. Sasa gusa ibyaje kugaragara neza ni hari ku wa 17 Nzeri mu 1950 ubwo umunyamakuru witwa Edward Jonas yasohoraga icyegeranyo kivuga ko ibibera mu aka gace, kivuga mu bijyanye n'ibibera mu aka gace. Sasa mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya nta muntu uramenya ikintu kiri mu aka gace, gusa inzobere mu bugenge zagiye zivuga kuri ayo mazi hashobora kuba cyangwa hashoboraga kuba harimo rukuruzi ifata ikiyanyuze cyose hejuru. Mu yandi magambo rero mu by'ukuri n'amayobera amatagatifu ku mugani wa padiri ngo burya ngo padiri ngo byaramucanze, rero ngo padiri ngo bajya kumucanga aribaza ngo arireba kwiri banza harira nishimira umutwe kwira byamubanye ishobera mahanga. Arateraye mu ijambo rimwe aravati yewe arajya ati yewe akanakumira ni ishobera mahanga, aranje aragira ati nama yobera amatagatifu mwabantu mwe, ahita nabi rangereza aho ngahita birunda ngo aravati yewe ibi nama yobera amatagatifu genda nahagurutse ndanigendeye sinabivamo. Yani magambo byamubanye amayobera amatagatifu bimubana ishobera mahanga. Mu yandi magambo rero ibi rero nabyo natwe byakomeje kutubana ishobera mahanga n'amayobera amatagatifu kuri twese yemwe isi ni hatari yemwe kwiri. Reka duhora ubutaha yemwe aya mayobera amatagatifu rero nitwavuga ngo tuyarangize kubera iki natwe yaducanga bikaragira bitubanye, natwe duhinduye kwiri nka padiri. Kandi kwiri biragaragara ko natwe twahindutse nka padiri ubwo yavuga ati n'amayobera amatagatifu yemwe by'amayobera amatagatifu rero reka tubisubikira ngane twanabirangiza ngo tuzanyivemo ko byatucanga bikatubera icobera mahanga. Ahubwo reka mbashimire icyo kintu cyonyine kizima nabafasha. Reka mbashimire mbabwiye ko muri imfura cyane, kandi muri imfura zakadasuka zanjye, kandi nabakunda cyane. Mujye mumenya nyamuneka mujye mumpundagazaho urwo rukundo nanjye bundi nkomeze mbakunde byiteka, mbateteshe ubundi mbateteshe bishimangiye, you know that mbateteshe bishimangiye kugira ngo asigaye ibintu bigende neza bitewe n'iki nuko ndabakunda mwamfura.